mushuti wawe mushuti wanjye ndeye minyawe ntabwo ari mushuti wanjye uramwitakanye oya ngisara tuzana na Emi nyawe ubwe avuga ko ngo umugore yamunaniye ngo yajyaga namwitabiraho abandi bagabo mu buriri ibyizana kubaza na wa mwana uko Imana yamuguhaye kuwa murizi tubibwira abantu nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima uzabazwa wa mugabo ese waramwubashye mwabanye neza byanze bikunze abantu babiri uzazana ikibazo gwago uzazana igisitaza imbere ya mugenzi we rero byanze bikunze niba mwarahuye muri babiri abahuje Imana irabashyigikira kuri Emi nawe hari abamufite avuga ati mwihore avuge biraza kurangira nyine ntacyo bitwaye ariko mu by'ukuri hari abaza kuvuga ko utari inyangamugayo rero ikintu cyose dukwiye kuba inyangamugayo yego ikindi ngaruka ko ba mama mugira ubwenge ntimugira ubwenge mu by'ukuri warabarabutaye wanabarabutaye ntago ariko mu by'ukuri reka tubwire abantu bose bakinisha urushako ntago rukwiye gukinishwa Imana ikuzanira ndabiri mubaye amabokane aho bari kunesherezwa uri umwe ntago kineshwe sibyo se wumvise watekerezaga rimwe hari uje agutekereze kabiri agusubizemo imbaraga ni yamahano njya gushaka umusore ungana n'imfura yanjye kugira ngo bigende bite ku mugabo wawe muri nyine reka turimo turaganira njya gushaka ibyo yenda ntabyo nzi ntikwiye benshi ni indirimbo abantu benshi bari kugenda bibazaho nanjye ku giti cyanjye we Gitapfa ubwe nyirayo akaba ko ufite ubutumwa ariko wahiga ubwo butumwa ukabubura mu ndirimbo njye giti cyanjye nta butumwa mbonamo kandi atakoze nabiriya yakora n'ibindi bika kuko nabonye afite impano nyinshi dufite ibintu bye dufite impano nyinshi ufite impano nyinshi nawe ufite impano nyinshi hari abo rero ushobora kuririmba bakabikunda hari n'abashobora kutabyemera kandi twese ntabwo twumva ibintu kimwe ariko ngewe ndi mwaho ntabwo nabirye nakomeza nkicara ubona se izava mu bantu abantu benshi nk'uko nyine bari kuraba bati sibwe abandi tiki urabona indirimbo wowe mu by'ukuri tugeze rero mu gihe umuntu wese akwiye kuba maso ukubita ikintu hariya ukumva ko gifite uburemere nyamara ikintu ubona kidakwiye kuba gifite uburemere icyo kigira uburemere ahubwo ikintu wabona ko ari cyo kiba gikwiye kugira uburemere mu bana batoya mu badamu mu bapapa mu banyarwanda n'abandi bose yenda tuvuge kuko iyo ndimo ntago ari abanyarwanda bonyine bayizi no hanze bayimenye yes reka ngusuze kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi kundi mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho ahanga kuri Huza 250 TV nizere ko umeze neza cyane aho uherereye mu bice bigize igihugu cyacu amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali East Africa yose muri rusange nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora kumeza kugubwa neza cyane we wamaze gukanda subscribe ahangaha kuri Huza 250 TV inacyo gihe ngo wowe utarabikora kandi sabu ujye ubasha kuba mu bambere babona ibiganiro byacu uko tugenda tubibagezaho umunsi ku wundi nk'ibisanzwe ni Emi Kabaka naho kuri technique ni Soyi Kanata dutuwe tubana umunsi ku wundi imbere ya kamera ndi kumwe n'umwe mu babyeyi keshi na keshi uzamusanga mu ijambo ry'Imana ariko nanone umusange mu biganiro by'umuryango bimwe mu biganiro byubaka abantu ibiganiro bifasha abantu cyane cyane ni ibiganiro usanga bikurikirwa n'abantu bakuze kuko udakuze sinzi cyane ko ariko nanone uri na mutoya ukuramo inyigisho nyinshi zizagufasha mu buzima bwawe kuva wibaye muto ukazamuka ukagera hejuru ukajya kubaka ufite ibyo wabwiye hari experience ubifitemo nta wundi ni mama Debora Debora meze ute ndashima Imana biragenda yego wambaye neza akoze ni ukuri kw'Imana wambaye neza urenze niyo urahira ukuri kw'Imana oya wambaye neza ni ukuri ibyo babyita ibubu oya ni igitenge ni igitenge wadodesheje kamite nangira mbwira abantu ko ushaka kwambara neza nta handi ho kuba wakambarira uretse kwa Socrate outfit rwose ukabura mwamamarije oya Socrate niwe muntu wa mbere uri guca impaka muri no mujyi wa Kigali oya nyine ni nuwawe ugomba no kumwamamariza Socrate outfit niho hantu hambere ho kuba wakambarira ukamera neza ukabuberewe ushaka kwambara nibyo ngibyo wambaye babihari ushaka kwajyana y'abana inkweto ziba zihari tukagira n'akarusho ushaka kujya mu bukwe
kwa kundi uba waragiye mu bintu byinshi uraza ugafata imyenda tukayigutiza ukagenda ukayigarura. Ushaka no kujya kwifotoza nabwo uraza tukagukodesha imyenda ukagenda ukifotoza ukayigarura. Kuko ngo gukodesha barayikodesha. Yego turagurisha tukanakodesha. N'ahandi ni hariya mu Giporoso uturutse kuri gare umanuka uza kuri Feruje mu ruhande rw'iburyo urenza amarembo ya gare urahagera nka metero nk'icumi uhita ubona ahantu hari akavuriro ugahita ubona icyapa cyanditseho Socrate Outfit. Ushaka wamuhamagara 078 08 25 7 cyangwa se ukamwandikira ku mbuga nkoranyambaga ze TikTok ni Socrate Outfit, IG ni Socrate Outfit. Ndahumvise nkunda kuwaca nanjye nzaca. Oya se ukunda kuwaca? Ntago mpazo ariko aho ngavuga ngo mu Giporoso ngo muri metero zingahe nkunda kuwaca. Kandi nyamara ushaka wazajyana n'abana. Yego. Ushaka wazajyana y'abana ubu ngubu nshobora kuguhuza n'uwitwa Socrate ukazaca ukigurira inkweto. Yego. Socrate mbahuze? Oya urabikora. Oya nje nanabahuza. Uhari kuri umuhuza ninzi kenera nzakubwira. Oya nanabahuza reka. Oya no mukenera icyangwe nk'icyo ngicyo wambaye ugira ngo we nago Socrate mwa mugomba kumenya. Oya zampa ikirenze. Na mushiti wawe na Mutesi bamenyanye se? Zampa ikirenze nege Imana ishimwe. Na Mutesi bamenyanye ejo nari ndi kumwe na Pastor Fanny. Ambwira ati se Socrate. Na Pastor Fanny natunguwe ku munsi w'ejo ko hazi. Oya nibwo ugakora ibintu byiza keza karigura. Ibi nakora nyine ni byiza barabyumva. Nawe rero ukwiye kujyayo Mama Debora. Nese nagiyeyo n'amaboko gusa ngiye mfite amafaranga umunsi nzayabona nza. Oya wazanajyana na make ya Socrate se k'abantu abanabitaho hari ukuntu ugenda. Socrate bimeze bite? Neza ma. Nguhamagaye ndi mu kiganiro. Bimeze bite? Shani fresh narindi kumwe n'umumama bita Mama Debora. Aragira ati ariko Socrate wamaze kuba isereri. Ngo yarayabonye ku mugoroba uwitwa Mutesi. Navuga atazaza gushopinga ariko ku munsi w'ejo nanjye ndi kumwe n'umumama bita Pastor Fanny. Nawe yarambwite Socrate ngomba kumugeraho sigaye mbona ameze neza. Ubwo yarari kumbaza atari ku ibintu aya ni amabaze n'amabubu. Ngo birakanza mu mabiyubashye. Reka mukwihera ubwo ngubwo mugira ibyo mupanga nazanagucyo. Ugashakisha. Nzamujya kumureba. Mbwe ko zaza kumureba. Kira banze mvugane n'umwana ariko ujye wumva ukubwire n'ibintu. Ushakire ibirayi. Kubwire neza. Mwiriwe neza. Amakuru. Amakuru ni meza. Umuhungu ndumva agukunda pe. Arankunda abizi ko ndi umwana mwiza. Nakwe tuzaza Imana nidushira umugisha mu biganza tuzaza kukureba utwambike. Muzaze mu mahera ngira amakanzu y'ababyeyi. Gira ni inkweto n'imyenda y'abapapa. Yego. Gira imyambaro n'inkweto y'ingeri zose. Urakoze cyane. Urakoze cyane nawe. Yo. Socrate reka nkore. Abantu narindi kubabwira ko urenga amarembo ya usohoka muri gare muri metero nk'icumi hari farumasi kahita ubona icyapa cyanditseho Socrate Outfit. Babwire badushorere kuri Instagram na TikTok. Ibyo barabizi rwose ko byagura twamuyobora. Nimero zo nazibabwiye ko ari 078 08 25 25 7. Niyo ngiyo cyane rwose batugana. Akoze cyane. Sawa. Agoroshye. Wamwumvise? Nagoroshye buka uramamaje ukwezi ukazahembwa. Oya. Uriya munyamitwe. Gute se? Ese kuba Kigali. Kuba Kigali no gushirika ubuti. Gute se? Gore ukuntu yise umushyiramo ugahita ubigoronzo ugahita unambeshyiramo n'ibyo ntavuze. Ariko ni byiza kuvuga umuntu ukamuvuga ibyiza. Oya iyo umuntu akora neza tujye tumuhinda byose. Sibyo? Nk'ubu mu gitondo nigeze gupostinga ndavuga nti sinzi ukuntu itangazamakuru ryo mu Rwanda dukora. Uwitwa Soroba numwe mu bantu nabonye bashyize filime hanze nziza cyane itandukanye na za comedy njya mbona numwe mu bantu nyine maze kubona ko bagerageza kuba bakora filime nziza ariko nanone niba umuntu akora neza Socrate Socrate ubona abasore wakoze mu gaseke se
Saburi wakoze mu gaseke Miki yakoze ubu oya kare agatwiko oya kari agatwiko biragaragara kare agatwiko none se ntiwahise ubona ko yahise azana nawe ikintu kiremereye kikikize filime ntabwo warebye filime yakize hanze bajye banakundana hari kubamo intambara kandi bitari none se ubwo urumva hari kuba intambara yanabambariye urumva bari bafitanye umubano mwiza kugira ngo uzafate umuntu ngo aze kukwambarira gusa nawe Miki nyine aho yababariye ni ko nyine yende yagiye gukinisha hari aho nanone udakwiye ariko nyine biterwa n'umuntu biterwa nuko wisanzuye umuntu kandi umuntu uko ameze ugomba kubimwubahira igihe umwe atabikuranye n'ubugome ariko yarabivuze mu kiganiro yagiranye na MI na Irene kuri MI Empire bati ngiye mu buryo bwanjye bwo gusetsa abantu najya nanjye muri ubu bukwe ngire akantu nkoramo ariko nta kibazo Kavura se naha kari kuboneka ntabibonye se nta imvura itaguye akubundi wayuba imvura nk'ingi iri kugwa mu cyaro bari guhinga iki imyaka yose imyaka yose oya se Nurese ubundi wa mu mujyi gusa ntago ujya no za Nyamata naye hose nyine ndahajya ariko buriya ntago menya ngo ibihenga iki gihe hari igihe cy'ibishyimbo ijagasha n'iryari nanjye ntabyo nzi oya uzabaza bakera ngiye ntabwo wa kera ubu nabyize ari ubu se igihe cyo guhinga ibishyimbo si igihe cyo guhinga ibishyimbo ngo igihe kibiba ni ukubiba amasaka birashobora kuba ari igihe harya ki ijagasha birashoboka ubu ni kwijagasha birashoboka abantu muri comment uratubwira abadebo tuze kwitangirira ikiganiro hari indirimbo imaze iminsi ica ibintu ku munsi w'ejo abantu benshi twabonye abitwa ba Scove bakoreshejemo nyine bakoresheje AI bayibyina iyo ndirimbo abantu benshi bakomeza kuvuga ati iyi ndirimbo ikwiye gusibwa kuko ngo nta butumwa ariko tuza kubona polisi y'igihugu cyacu nabo bahise bazana ngo indirimbo ifite ubutumwa ni indirimbo abantu bibajije ibintu byinshi cyane indirimbo ifite ubutumwa gute niyo niyivuga ku bya Sofia sinzi niba utarayibonye bya Sofia nyine bo urumva bahise bakora challenge hari iyo bavuga hari Gitafu bavuze ko afite indirimbo ifite ubutumwa nabo bahita bakoresha ya sirenga igezweho indirimbo ifite ubutumwa yego urumva ko iriya ni sirenga nyine yamaze guca ibintu byaneye kwibaza abantu benshi bati indirimbo isibwe abandi bati igeze mu bana twabonye umwana muto cyane rwose w'imyaka nk'itatu ari kuririmba ataragitosa ubwo nawe sazi icyo ari cyo ariko wabyakiriye gute ku munsi w'ejo hashize hari ku munsi w'abamama wari umunsi w'abagore w'abamama umunsi w'abagore yego n'abamama cyangwa se ubwo nkeka ko n'umukobwa wese abazavamo umugore wari umunsi w'igitsina gore wabyakiriye gute kuba narabonye mu karere ka Rubavu mbona imbaga y'abantu y'abamama kuko ndakeka hari habaye n'umukino wahuje abagore aho bari bahuriye muri stade Umuganda banza niba mbyibuka neza wabyakiriye gute kubona ya ndirimbo bamwe mu bantu bakuru muri kuvuga ati indirimbo ntikwiye yagakwiye gusibwa yagakwiye gucibwa ahangaha mu Rwanda kubona imbaga y'abamama ukabona bari kwibyira sinzi niba aka video wakarebye cyangwa se twabanza tukagasubiramo tugasubiremo reka nze nkwereka ahangaha sinjye nta kintu kamfasha ariko niba ubona ariko wakwifashisha mu kiganiro ukazane ubwo ndagira ngo nze guhita nkubaza ubwo uze kumbwira iyi ndirimbo nawe ikintu uyitekerezaho ngiye ahangaha rwose kanze nyikugerereho bene atari ngombwa ari kuyihorere oya ngiyi kandi nayigezeho yaba atari ngombwa se nkaba nyizanye genda nshaka kureba abantu ntabwo nshaka kureba uriya muhungu se yari ahari wapi wapi n'uyu nguyu wari uhari wapi ntabwo yari ahari aho hari mu munsi wo kwizihiza umunsi w'abagore
tugeze mu minsi igoye. Ibyo ukunda si byo nkunda, ibyo ukunda si byo nkunda, n'ibyo abo bakunda si byo nkunda, ibyo abo bakunda si byo nkunda. Kandi ntabwo bivuze ko n'uburenganzira bwo kuvuga ngo ikintu agikunda, kandi abantu ntabwo bafashwa kimwe. Mu by'ukuri hari abo bifasha, kuko hari n'abo bidafasha. Ariko mu by'ukuri kubona abamama nk'abo ngabo babyina ibyo, njye ntabwo nabibyina. Ntabwo nayibyina, harimo n'inshuti yanjye irimo ibibyina nayibwira ni ukuri pe, ntabwo ibyo binejeje. Buriya kandi n'uwabihanze we afite uburenganzira, arumva we afite impamvu we yabikoze, kandi ugira amahirwe n'ubona uvuza induru bakamwikiriza cyangwa se ukoma amashyi bakamwikiriza, yavuga ko wenda ari amahirwe yagize, kandi amahirwe ntabwo twamubuza. Ariko mu by'ukuri hari ibyo ukavuga ngo nkanjye ku giti cyanjye, ukavuga ngo nyamara yenda udakoze ugakora n'ibindi byarushaho kuba byiza, kuko amahirwe Imana yaguhaye amahirwe yaguhera n'ahandi. Ariko mu by'ukuri hari indirimbo wumva ukumva mu by'ukuri. Mu minsi yashize na ikiganiro twakoranye na Pasangira ngo sinzi uwo twagikoranye ninde, ni Pastor twagikoranye, ntabwo nzi uwo twagikoranye. Yego. Niba ari hori sinzi umuntu twaba twarakoranye icyo kiganiro. Twagiye gusura abana ku mashuri. Ndacyari mu mwanya w'ibyo bintu ndimo, ntabwo ndatandikira. Noneho tugiye mu gusura abana ku mashuri. Dufite abana b'amasegonderi, rimwe rimwe tujya duhura nk'ababyeyi benshi, urumva twagiye gusura nk'abana. Noneho mu kwifotoza mbona ukuntu abamama bifotozanya n'abana babo. Mu by'ukuri abana bacu dukwiye kubagiraho ubushuti, ariko dukwiye no kugiraho batagomba kurenga umurongo, batagomba kurenga. Nkamenya ko ndi mama wabo, hari ibyo ntagomba gukorana n'abana, tugomba kuganira, ariko hari ibyo bazikora si ibyo nzikora. Kuko hari igihe rimwe na rimwe uringanira n'umwana mu byo ushaka kuringaniramo, ariko ntazakumve, ntazabone igitsuri cy'ababyeyi kandi agomba kukibona. Rero ndeba ukuntu bifotozanya, hari ukuntu ubona ukabona barasohora indimi, hari kubona ukabona barakora intoki nge ntashobora ntakora bitewe n'icyo ntabwo mbizi uko babyita. Sinkubeshye, hari ibintu mu buzima bwanjye mba nakeneye kunamenya. Hari n'injyana ntakwiye gucuranga, hari ibyo ntemerewe ubwo wondiwe. Noneho nza kugira umumunda mugana, ariko ntago bira bintu ari byo. Ko niba umwana yigira ibi yahinga amana ugahinga, mbese mukaba bamwe, ni byiza kugirana ushuti n'umwana, ariko raho ugomba kutarenga. Rero mu by'ukuri nk'ibi ngibi rwose nk'aba mama, kibe mpari nzi hari nk'ishuti nayibwirane rwose warengereye. Hari ibintu tuba dukwiye nk'abamama twabyaye tumaze kuba ababyeyi tudakwiye kurenga, ariko kora ko uyu wayihimbye wowe ushobora kumuhigikira, kuko nabonye ndamushobora kuba muri kigero kimwe. Urumva bamwe ndetse no mu buyobozi bwacu barabatiye indirimbo ntikwiye. Benshi ni indirimbo abantu benshi bari kugenda bibazaho, ariko we G-Tap ubwe nyirayo akaba akubwo ufite ubutumwa, ariko wahiga ubwo butumwa ukabubura mu ndirimbo. Yewe giti cyane nta butumwa mbonamo, kandi atakoze na biriya yakora n'ibindi bika, kuko nabonye afite impano nyinshi, kandi yakora impano yo gusetsa yakora bikagenda. Ariko kuko nyine isi tugezemo, umuntu wese akora icyo ashaka, akumva ko dufite ibintu dufite impano nyinshi. Ufite impano nyinshi nawe ufite impano nyinshi. Hari abo rero ushobora kuririmba bakabikunda, hari n'abashobora kutabyemera, kandi twese ntabwo twumva ibintu kimwe. Ariko ngewe ndi mwaho ntabwo nabirye, nakomeza nkicara. Ubona se izava mu bantu, abantu benshi nk'uko nyine bari kuba bati sibwe abandi tiki. Urabona indirimbo wowe niba yatangiriye ku mbuga nkoranyambaga, ikorerwa ama-challenge menshi cyane ku ma TikTok, iri no muri zimwe mu ma-audio, kuko uyu munsi wa none uko iri kugenda ikundwa, nta video yayiraza. Audio yayigiye kuzuza miliyoni, sibyo mu gihe cy'ukwezi kumwe. N'uburenganzira bwe umuntu wese. Bitangirira kuza mbuga nkoranyambaga, bijya mu bantu, biza mu bana. G-Tap twabonye bitangira muri stade, nanone hari abanyeshuri bari ahantu muri stade bari kuyivayibinga, isa mu bana batoya twagiye tubona bafite imyaka 3. None urabona igaruriro riza kubirihe kuba yageze no mu bashesha kangwe mu bantu bakuru. Umuntu wese uko ikintu cyose uko cyakire niko kikubamo kikakubamo uburemere. Umuntu wese rero navuga ngo nukurinda amazamu ye. Niba wumva ari ifashe nk'ubwo abo bamama bafashijwe rwose, afashijwe ndabona nta n'uwicaye. Buriya kubita kuri ka. Buriya ariko ushyizemo indirimbo y'Imana ntawe ahaguruka. Ureba hariho byinshi cyane nk'ibyo rwose. Urumva abamama bahagurutse bafite n'abana, n'ejo n'abana bazaba babona. Mu by'ukuri tugeze rero mu gihe
umuntu wese akwiye kuba maso. Ukubita ikintu hariya ukumva ko gifite uburemere, nyamara ikintu ubona kidakwiye kuba gifite uburemere nicyo kigira uburemere, ahubwo ikintu wabona ko ari cyo kiba gikwiye kugira uburemere mu bana batoya, mu badamu, mu bapapa, mu banyarwanda n'abandi bose. Yenda tuvuge kuko iyo ndimo ntabwo ari abanyarwanda bonyine bayizi, uno hanze bayimenye, n'utayizi n'utumvijwe arasobanuza. Rero mu by'ukuri ahubwo tugeze arakoresha n'ikoranabuhanga ayumva. Turibaza ukuntu ikintu kiba kidakwiye kugira agaciro kikagira agaciro. Rero mwamuhaye courage, bamuhaye courage yo kuzongera bazongera yitazana indi, avuga ati ntacyo bintwaye nunatazana indi. Ariko nawe buriya byaramugoye kugira, cyangwa yenda nawe yabifashaho umwanya kugira ngo abikore. Rero ngewe ku giti cyanjye nkanjye nge nta kimfasha. Ukabona bikwiye mu muryango nyarwanda? Ntago n'ukuri bikwiye. Ntago bikwiye, dukwiye kwimakaza umuco kandi mwiza, kandi ukavuga ibintu bisobanutse, ukavuga n'ibintu bizakugira umumaro, kuko nawe yavuze ngo ni umupapa. Yego. Rero mu by'ukuri hari itandukanyirizo ry'ababyeyi tuba dukwiye kuba ababyeyi. Yego, ujya uganiriza abantu benshi, ujya uganira ku bintu by'umuryango. Ku munsi w'ejo hashize twagiye tubona mushuti wawe, mushuti wanjye ndeye Eminyawe. ntabwo ari mushuti wanjye. Uramwitakanye? Oya, ngisara tuzane na Emi, nuko umunyarwanda, niko icyambere n'umunyarwanda, nanjye nkaba umunyarwandakazi, ikindi yenda ni umunyamakuru hano aho mukora. Ariko ntabwo burya inshuti biratandukanye. Inshuti niyo mwicaranye mukaganira, inshuti niyo mwicaranye mukaba mwasangira. Ahantu murahurira muri ba bantu b'amashuti yawe mujye mukorana ibiganiro? Ntabwo twahurira. Ukaba pasiteri kandi nzi ko ari inshuti zabo? Abaye ba pasiteri wawundi yabavuge urabatsindira wabavuze. Oye bwo reka tubyibona, ubwo ntabwo muraho. Ubwo ntabwo muraho. Oya kuba twahura yenda dushobora guhura nk'ahantu nibereye yenda ndi nk'umuhora ibiganiro cyane abatambuka cyaje gufata ibiganiro, ariko ntaho twavuga ngo twari twahura. Yego, ariko ndakeka iyi saga ihari wayimenya. Wabyakiriye gute kubona uwahoze ari umugore wa Eminyawe bamaze igihe batabana, bari baramaze gutandukana, umwe abukwe n'undi abukwe? Mu minsi ishize nibwo twabonye uwitwa Eminyawe aterera ivi fiance we bitegura no kurushinga, ariko ejo hashize tubona wahoze ari umugore we araje arekuye bombe. Eminyawe wanyishe urubozo, Eminyawe wambeshye byinshi cyane. Ni ibintu wakiriye gute nkawe nk'umubyeyi ujya uganiriza abantu ku by'umuryango ko bakubaka? Ese ibingibi wabonaga ni ibintu byari bikwiye? Ibyo kuko si ubwa mbere umuntu abibonye cyangwa byumvise cyangwa ahuye nabyo. Yego. Ibyo kuri ngewe mbibona nk'ibintu bisanzwe, kuko si ubwa mbere ibyo byaba biba. Ahubwo nakibwira abamama nkabwira ngo igihe kirageze kandi gikwiye cyo gutekereza, kandi ntutekereze hafi, ugatekereza kure, ukajya gukora ibintu ufite ingaruka, ukavuga ngo ngiye korana n'uno muntu, ese ingaruka zizabaho bizagenda bite? Iyo umuntu agiye guhinga byanze bikunze avuga ngo ngiye guhinga, nshobora kweza cyangwa nkarumbya. Ese nindumbya nzakomeza mpinge? Ese nabwo ninunguka mu guhinga nzakomeza mpinge? Rero mu by'ukuri kubaka ni umushinga ukomeye, kandi ni umushinga abantu bakinisha bitari bikwiye gukina. Icyambere kwica amarangamutima y'umuntu, kuba uzahura ubana uvuga ngo ariko runaka nabanye nawe ndamuhemukira ntitwabana. Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu twashima, ntabwo twabishima. Kuba umuntu yaza akavuga ati runaka yarambeshye, ntabwo ari ibintu tuzashima. Ntabwo twashima. Rero haba ari Emi waba warazanye amarangamutima y'uyu cyangwa yaba ari uyu mubyeyi, bose ntabwo twabashima, kuko ku mpande zose hashobora kuba hari amakosa. Nubwo uyu yashobora kuba aza akavuga, akoresha ko hari indi mpamvu yenda bashobora kuba baratandukanye. Ariko mu by'ukuri reka tubwire abantu bose bakinisha urushako ntabwo rukwiye gukinishwa. Kuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Erega abantu batanu bavuga ati kuko umuco usigaye uriho, usigaye ubana n'umuntu ushaka ibintu udashaka abantu. Nukuri inshuro nyinshi maze kubona ko abantu batabana kubera urukundo, kandi niko bikwiye. Icyari ngombwa si cyo bashyize imbere, ahubwo ikiri ngombwa nicyo bashyize inyuma mu bintu byose. Mu mikwe niyo ndimbo twe turimo turirimba. Mu by'ukuri rero kuba barabanaga ntibabane birababaje ku ruhande rw'umumama, urabyumva. Kwicira amarangamutima ukana n'umugabo ejo ukabona agiye gushaka undi, nabwo ni ikibazo gikomeye. Ariko nabwo nkibaza nkavuga se wundi we bagiye gushaka, watekereje uravuga ngo umutima uhemukiye uriya nanjye wazampemukira, uhindutse nanjye ejo yazampinduka? Nicyo abantu dukwiye kwibazaho. Ariko mu by'ukuri ntabwo bikwiye, ntabwo bikwiye kubana n'umuntu ngo ejo mutandukane. ubona uyu mugore mu gihe Eminyawe yiteguraga ubukwe, ubona
byari bikwiye kuza ku mbuga nkoranyambaga ko yewe bajya kubana ntabwo twabibonye ku mbuga nkoranyambaga ntaye babibwiye ubona icyo ari cyo icyemezo yari akwiye gufata. Oya ariko tugaruka ngaho tutaza kurera kuko ngo wenda ari umunyamakuru mugenzi wawe yego cyangwa natwe twese ko dukora ku mihanda byanze bikunze yajyaga bivuga ko afite umugore sibyo se witaga pome ne bitande nyine mbwira ngiye ntabwo mbizi niwe mu by'ukuri yarabivugaga sibyo se rero mu by'ukuri ntabwo turi buze kubera ngo tuvuge iyo uruworiwe ubu kabaka kazukora kakomera kuba inyangamugayo kuko utabonye inyangamugayo wica byinshi nubwo uyu munsi wabona ko twe abantu dukora muri YouTube twabaye abantu bumva ko nta kibazo cy'umugayo bamvuge cyangwa ntibamvuge uvugo nta kintu ntwaye n'ibyo si no kubera hari gerege bavuga iby'ukuri inshuro nyinshi rega ibiza kuvuga bivugwa ari ukuri ariko kubera ko utavuga ngo reka mbu inyangamugayo ngiye kabaka niwe narakundanye n'umugore birashaka ko mu rugo nta habaye ibibazo ariko ibibazo ntago bita bivuga ngo dutandukane. Abantu bose babazi ko kujyana ibibazo ari guhita avuga ngo reka dutandukane ariko kuko bazi ko nyine umugayo abantu umugayo ntacyo bibabwiye umugayo warangiye kumva ko washaka ejo ukongera ugashaka ugahinduranya nk'uhinduranya imyenda umva nta kibazo gihari ariko mu by'ukuri imbere y'Imana biba bihari niba koko yarashatse agashaka umugore kuki agiye gushaka undi kuki yahemukiye amarangamutima y'umuntu. Rero ibyo ntago turi bubishime mu kazi mukwiye gukora cyane cyane ko muzwi ukwiye kugira inyangamugayo. Rero kuba yaje kubivuga yavuze ati erega icyo nicyo usarura nuhemukira umuntu nawe azaguhemukira numwereka ko umurushije ubwenge naza kureba kurusha ubwenge wumva ko yemenya wari wahemukiye umugore hoye birashoka ntago tubizi ntago hagati yaho ngo ntago mbizi uko bashakana ntabyo nzi nibyo bapfuye ntago mbizi ariko mu by'ukuri nanjye ndebye navuga nise kubera iki umuhemukiye rero mu by'ukuri ntibinakwiye mu kazi kose ukora binyangamugayo mu by'ukuri nubwo biri buze kuvuga nyine bikarangira uko kuri YouTube urabizi ko bamwe mu bamuziranye abandi mukundana buri wamuhaye ikiganiro ashaka kwagiranye ikibazo nuri yacyabari bagifitanye nawe sibyo none nabwo kandi kuremye nawe harabamufite avuga ati mwihore avuge biraza kurangira nyine ntacyo bitwaye ariko mu by'ukuri harabaza kuvuga ko utari inyangamugayo. Rero ikintu cyose dukwiye kuba inyangamugayo. Yego ikindi ngaruka ko ba mama mugira ubwenge ntimugira ubwenge mu by'ukuri wana barabutaye wana barabutaye ntago mvuze ko babutaye ariko mu by'ukuri nibagira ubwenge burushijeho ntago mvuze ko babutaye mu by'ukuri banzu urebe niba ugiye korana n'umuntu ese tuzabana cyangwa ntago tuzabana ingaruka nizinaba zihangane kuko wagiye kubana na wenyine. Yego rero tukwiye gukura cyane ikibazo cyaba ukavuga ngo ikibazo ni ngiyewe nkihagazemo reka njyagare muri neza nzakivamo neza. Rero kuza n'ubundi kuvuga ngo yagutaye kurira hano nta kintu bibi umare. Yego isi tugezemo y'uyu munsi hari ahanyu hambere uyu munsi wa none ikibazo kiraba mu rugo kwa mama Deborah ukirukankira imbuga nkoranyambaga cyangwa se ukirukankira kuri YouTube. Ahashize ikibazo cyarabaga mugahamagaza imiryango. Nubuhe butumwa utanga ku bantu yaba kuri kuzubaka ejo kuwubatse uyu munsi ubona bikwiye ko buri kimwe cyose niba umugabo wawe igikorwa mu rugo kitaba ngo kigende neza ari ngombwa ngo uze kumwandagaza ku mbuga nkoranyambaga? Biterwa nuko yabikoze sibyo. Hari umuntu wumva akavuga ati nge niza kuri YouTube ndaruhuka sibyo cyangwa se kaba kawigira imbere y'abantu neza reka nanjye nze mu yampemukiye reka nze nanjye mutesha agaciro sibyo nicyo niyo mpamvu nakubwiye ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura. Reba umuntu ugiye reba ukuhemutse byanze bikunze se wowe uzasarura iki. Igihe umuntu ashobora kuza akavuga ati mama Deborah yaramemukiye ese mama Deborah witwa ko ari umukozi w'Imana niba nandikirana n'umugabo utarangiye n'urugero ntanga uwo mugore akabibona biramubabaza sibyo none akabona uko nishushanya imbere y'abantu sibyo. Hari n'igihe kiba kigeze ngo utwikururwe ese koko niwumva ngo nandikiranye n'umugabo w'umuniki n'urugero natanze numva ngo nandikiranye n'umugabo wundi uwo mugore wakabibona akaza akabivuga no kuri YouTube hazaba akoze amakosa. Hari igihe umuntu yumva ko naje kuvuga aruhuka. Yego aruhuka nese twari tubizi nyine twari tuzi ko ari gapoma afite umugeni nanjye nayimbizi ko afite umugore niba ari we baratandukanye kagiye gushaka undi ntago navuga ko ari ishema ntago giye navuga ko ari no kuri sinamubira nabirayemo imvuge ngo ni ishema ngo kuko ugiye gutandukana mu by'ukuri abantu niba mwubatse nimwubake urugo rukore bari bafitanye n'abana. Yego barafitanye umwana. Uyu mwana azize iki? Uyu mwana azakura ameze gute? Umwana azakura waramucyarije umuro kuzakwica avuga ati data yarampemukiye cyangwa se mama yarampemukiye cyane cyane ko abana bumva ababyeyi bumva mama wabo
burari igihe umwana kuri avuga ati papa yarahemukiye mama cyo mu by'ukuri ntago bikwiye. Kumva ingaruka zizagaruka kuri Eminyawe kumva ingaruka zizagaruka kuri Eminyawe ushaka kumugarukaho kuko icyo biba nicyo asarura. Niba mwanza mwangiye ubusa yenda abonye undi ntago ari ngombwa ko Eminyawe ubwe avuga ko ngo umugore yamunaniye ngo yajyaga namwitabiraho abandi bagabo mu buriri. Ibyingo ego komana ibyingo rero ubwo nta wabyivangamo ariko ntago bikwiye. Ntago bikwiye. Oya ishuro nyinshi reka mubwiza ukuri. Yego. 90% Yego. Iyo umuntu yaguharurutswe aguhimbira n'ibyo utarushatse utanakoraga. Iyo umuntu yakwanze aguhimbira n'ibyo utakoraga. Ubu muri na misi ya none abantu basigaye bitwaza ngo nta sezerano dufite. None niyo umuntu arifite mbese nta usibye Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru umuntu wese ufite Imana akavuga ngo reka nkomeze Imana kuko ndabizi ko ndushaka Imana. Rega abantu barakinisha ariko reka tubwire abantu ko igihe kizagera wa mugore Imana yaguhaye izamukwaza uko wabanye nawe izana kwaza na wa mwana uko Imana yamuguhaye uko wamurize. Tubibwira abantu nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima uzabazwa wa mugabo ese waramwubashye mwabanye neza. Byanze bikunze abantu babiri uzazana ikibazo gwago uzazana igisitaza imbere ya mugenzi we. Rero byanze bikunze niba mwarahuye muri babiri abahuje Imana irabashyigikira ntabwo kuvuga ngo kuko mudafitanye isezerano mwazananigirana nejo amasezerano se imbere y'abantu. Ariko cyambere ni umutima wo gukunda. Ariko twibutsa abantu ibi bintu barimo bakinisha ejo washatse ejo ngeye washatse ntuhaye mwana uburere ntuhagaze mu nshingano zawe uzabibazwe kandi ukiri mu isere gusabana n'ingororano uzabona n'ingororano. Kandi burya urugo kujya kubaka urugo wavugirijeho induru ntabwo ari byiza. Ni mubane niba kandi nawe wa mugore we ufite izo ngeso zireke mubane. Niba warubatse mera ko wubatse undi ari ibintu dukinisha. Niba hari ikibuga wakinaga muri umukobwa ukaba utekereje ko ugiye kubaka ugiye mu rugo hari ibintu ugomba kureka ukarekura ukavuga ati gibe ndabirekuye kuko hari urundi rwego nagezemo. Nibyo warakajya kanga warakanga oya nibyo. Niba uri umugore urijye kwirirwa wandikirana n'abandi ushaka iki urijye kwirirwa ugifitanye umwanya n'abandi ushaka iki. Niba nawe kandi uri umugabo urahisemo ko umugabo ugahitamo umugore ntago bamupfutse mu maso ngo bamukuzane saa bakira ngo bajyaga bashyira mu ngobyo bakabakuzana utamuzi utaramubona bamukwika ntarangi utanamuzi ukaba waramwisemo naho mwahurira mukabara aho ngako iyo minota mwakundanye ukamujyana. Yizirikane murimo murafiki mushwane kimundi abantu bafiki tunabaza abantu bafiki mu by'ukuri abantu bafiki nkiza ukuri nyine turi hano turimo turabwira abantu bafiki nawe nkubwira kuko uracyari urubyiruko. Hari ikintu umaze kumenyera waceje ubundi yaravuze ati gute abantu babiri bananirwa. Nibyo hari umuco abanyarwanda reka mvuge reka kuko ndavuga abanyarwanda ntabwo nibujye ko handi dufite tutari dusanganywe. Urumva gutandukana n'umuntu kuko ari ibintu umuco ukabona warataka muco mubi cyane. Umugabo arakwanga yenda yibone undi ukurusha amafaranga yenda waceni Kanombe dufite namwe nk'ubu ngubu ubu nta mukobwa niwo bakurangira w'icyanga gufite amafaranga angana gute urashaka uzaca Kanombe ku kibuga wambutse inyanja kaza urumva ntago ndabivuga mu marenga akaza gaca ku kibuga cy'indege uwo niyo wumva ushaka nabo nta kintu bakigira. Oya barabamenye batumenye gute. Oya barabamenye. Noneho wibaze umukunze kwera utuntu sibyo abahungu mu misi ya none ni bakeya barimo Imana rwose uvuga ati ndamukunze ibintu tuzanabishakana. Ariko ubu mujya gushaka kubera ibintu ntago mujya gushaka kubera urukundo. Pamwe naho yaba afite imyaka 50 wowe ngana gutya kaba ufite nka 30 cyangwa 28 ngira nta kibazo gihari yose nayo ndagira 20 ntago niyo yayigira. Yes urumva ni uki munsi wese cyafite 23 25 ariko ntibyagutunga ugiye gushaka 45 60 ukurikiye ibintu. Ntibyagutuma utajya gushaka nka mama Debora ubyaye karindwi ariko kuko wamukuri oya buretse ntago biri buze kuko mama Debora bafite abana barindwi bakwiye basi gushakana n'abandi bafite bari mu kigiro kimwe za 40 urumva hejuru ngabo mu nganya ngo nta kuntu baba bakishoboye. Nibyo nyine nagenda ugere nkuri nibyo niko bikwiye ubundi niwo muco niko bikwiye. Ariko uruyibaza kuko wenda uzi ko fite enda chambrette cyangwa se fite icyo mpembwa ku kwezi nicyo uri bukurikire ntago uri bukurikire urukundo sibyo. Rero ntago tubonye abagabo bati ngo zabo
bahinduka abagore baba biyenzaho babanga bashwana kuko babonye iki ibintu bavuga ati po azantunga umugore reka ngende ariko reka tubwire abantu bakomeye mu ngo zabo ngo Imana ibaha umugisha ako namwe ngo aba mama bakuze bakaba bajya kwishakira abasore ni amahano nyine ni ya mahano turimo tuvuga ni ya mahano njya gushaka umusore gute se kandi narabaye umugore ni ya mahano njya gushaka umusore ungana n'imfura yanjye kugira ngo bigende bite ku mugabo wawe ngo hari nyine reka turimo turaganira njya gushaka ibyo yenda ntabyo nzi njya gushaka umusore niba ndi mfite umusore njya gushaka umusore njya gushaka umusore ungana n'umwana wanjye kugira ngo bigende bite ko ariyo mahano noneho byakitwa bigeze mu mana bakabeshyera Imana katujye tuganira ibintu dusubire rero niba warashatse kuko ugashaka niba uri umukobwa reka ingeso ugiye kubaka ingeso ufite ibigare ufite ubireke genda ufite ibyo wagenderagamo nawe niba uri umugabo reka ibyo urekura mwubake mugire umuryango mwiza Imana izibashyigikire yego ukabona ari cyo kintu se kiri gutuma ingo z'uyu munsi nta mutima w'umuntu abantu bagifite kuko ifite umutima w'umuntu uvuga ngo ariko ndahemukira mugenzi wanjye ngo bigende bite ku imyaka maze nyizi ariko iyo nshigaje ntayizi ndamuhemukira kugira ngo bigende bite iyo ufite umutima nama w'ubumuntu yego ubumuntu wundi ku umuntu nukumva ko icyo wifuriza cyiza wakifuriza na mugenzi wawe kandi ukumva ko waba mu buzima budahemuka yego sibyo ariko dufite abantu baye mu buzima buhemuka dufite abantu bataye ingo zabo abagabo ukagera Kampala Uganda ugashaka umugore muranye ukwezi umwaka ararangiye uramujugunye ugiye wataye undi mu Rwanda ugeze icyanga ugushatse undi kwegi ntago ufite ubunyangamugayo ugahora uri mu buzima bwo none ushidukuza upfuye nabi uhora uri mu guhemuka mama Deborah naramushatse turatandukanye Chantal naramushatse turatandukanye Olive naramushatse mbese ugahora uri mu mubare gutyo noneho ubigicamuke urumva abantu bose mwaracanze amaraso yego yego usare umuntu unywa imiti myinshi mu mubiri yanze bikunze iyo unywa imiti myinshi mu mubiri hari igihe Imana igumugisha guhita unyakira cyane bishatse kuvuga rero abantu nta muco ibi bintu ntago byabaga simbizi warabaga wabanaga n'umugabo ukavuga ati niba dukennye byanze bikunze ibintu tuzabishaka abantu iyo babiri bahuje ibintu barabibona yego reka duho abana bacu umuco kugira ngo ejo bana bahungu twabyaye bana bakobwa twabyaye kugira ngo nabo nibajya mu ngo zabo basavuga ati twari dufite ababyeyi b'inyangamugayo use dufite abana bavuga ati ndubaha Imana mama yasengaga nubaha Imana papa yasengaga twabonaga papa bimeze kandi ntago bakiriho ariko baracyavuga ya mateka yego kubukomoka yego baracyavuga ya mateka none no kuri mu byukuri niba ubyara simvuze nk'igisimba ngo kibyara kigahita kigenda ubyara wabyaye ugiye no kujya kubyara uyu ejo uzongera unabyara uyu urumva iherezo rizagenda rite ese bwo basi itegeko yega itegeko mugani rirenge ariko ntufite n'umuco n'ubunyangamugayo vuga ati ariko niba mpimukiwe n'umugore yego nkabashatse uyu bizagenda bite tugaruka rero twumve ahubwo abantu mbona barataye umuntu nta umuntu bagifite kuko umuntu ufite umuntu yifuriza undi kabaka niba ufite umuntu niba ugiye gushaka abanza ubitekerezeho sibyo uvuga ngo ariko byanze bikunze uyu mugore ngiye gushaka ashobora kumbera umunyantege nkeya byose ugomba kubiteganya ariko nambere umunyantege nkeya ngiyewe nzamubera umunyantege nzaba umunyembaraga kuko byanze bikunze nta bantu babiri Imana ishaka guhuza ngo niba uryama sambiri ngo mwese muryame sambiri mukangukire rimwe oya wapi burya n'imodoka mu muhanda byanze bikunze yihuta hari indi iyiboneka avuga ati reka ngere zose iyo zicanye amatara byanze bikunze urumva nyuma ikibaho zirarutana zirashwanyuka zirahura zigako kuko yagucanyura umuntu nawe wicana undi ntago zibona ariko byanze bikunze iyo ucanye muri indi genza makeya rero bishatse kuvuga ngo gushaka bitekerezeho niba ugiye gushaka ese uyu mugabo nanjye ngiye gushaka mbitekerejeho kandi ngiye gushaka nta gukina rega gushaka ntago ari ugukina gushaka ntago ari ugukina gushaka si ugukina tubwira abantu babimenye bakine cyangwa babireke ariko byanze bikunze ibyo uzakora hano mu isi hari izindi ngaruka bizakubaho uyu mwana Imana yaguhaye akaza ukabona runaka ukabyara nubwo iryo isezerano nemera ko urukundo ari rwo rwa mbere isezerano kujya kwa mu murenge nyene kwa kunuvuga ati isezerano sibyo iyo muri kumwe Imana ibaha umugisha mukagenda pastor akabahesha umugisha cya padiri akabahesha umugisha ariko icyambere ni kugomba kufita umutima icyo wikunda ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda yego ragira uti
hakabaye urukundo kandi gushaka ntago ari ugukina ntago ari ugukina ese ko uyu munsi umusore ari muri ghetto cyangwa se umukobwa ari muri ghetto wenda tubyite ku musore umukobwa araje bise bihwana yego urwo rugo rwatangiye uko nguko ntimwapanze ku bana araje wenda nibyo haraje icyo gikorwa kirabaye ariko ahise avuga ati simpava n'ubundi byabaye urwo rugo urumva ruzakomera rwakomera kuki se rutakomera si wowe nawe se rwakomera ibitekerezo birahari si byo se gutekereza birahari amaboko n'amaguru murabifite naho waba udafite amaboko n'amaguru Imana ifite igeno ryayo uko yakugena ubundi umuntu wese afite igeno rye kabaka buri muntu wese ufite igeno ryawo ufite uko uzabaho ufite uko Imana yakuremye ufite uko uzabaho ufite uko uzarangira hano mu isi yego ariko mu by'ukuri ubushake bw'umuntu niba mwahere muri iyo ghetto mukagira icyo kibazo yenda koko mugahura ngahura ku mibiri genda mukanabyara cyangwa se umuntu akavuga ati ntago mpava ni kuko bibaye ntago ndi busubira iwacu mu by'ukuri ukwiye kubyubahiriza kuko wamuhaye wa mwanya kugira ngo agusange muri ya ghetto byanze bikunze ntago bigutunguye yego wamuhaye umwanya hari uko connection nawe yahuye muhereye muri ghetto ntago ikibazo ari ukuvuga ngo kuko mwahereye muri ghetto cyangwa ngo mwaraye no mwanahuriye no mu kabari cyo si ikibazo ubwo ikibazo ni mwebwe imitekerereze yanyu niyo kuvuga ngo wahuye n'umuntu muri ghetto ejo uzahira muri ghetto ejo ugere mu nzu nziza twese abantu twese ko twubatse urumva ubu ko twubatse 2008 yego tubyara abana ba mbere na bakabiri ntago ari kubutu kimeze tugeze muri 7 n'urugero nge niyo ngeze muri 7 kandi uko nari natangiye n'urugo rwanjye ntago ariko tukimeze ubuzima burahinduka sibyo ahubwo ikibazo ni ubushake bwanyise mwiyemeje kubaka murashaka kubaka umuryango mwiza muzasiga hano mwisi kuko urugo ni umushinga w'Imana murashaka kune umushinga koko iyo ushaka umushinga we kugenda neza umushinga uba mwiza umushinga ugira inyungu niko biharanira urabiharanira urabutegura ukabiharanira niba nukuvuga ngo urahana ku rugo rwawe yego uvuze neza ati urabutegura urawuharanira yego urawuharanira ariko tubyite gutegura rwa rugo rwacu twenda two kubyita umushinga rwa rugo rwacu turi kuganiraho uyu munota uwo mukobwa araje ntago mwapanze kuba ngo wenda muzabana kuki mwapanze kuki so arega wishaka urubyiruko wishaka kumbwira gutya we kuki wamuhaye umwanya kuki wamuhaye umwanya niba ufite ukuboko kumwe niba ufite amaboko abiri Imana ikuzanira ndabiri mubaye amaboko ane aho bari kunesherezwa uri umwe ntago kineshwe sibyo se wumvise watekerezaga rimwe haruje agutekereze kabiri agusubizemo imbaraga wishaka kunyumvisha ngo oya wishaka kumbwira ngo zagatura nta muntu udatekereza afite ubwenge nta muntu udatekereza urabyirengagiza ariko burya nta muntu udatekereza ahubwo uratekereza gushyira mu bikorwa bikanga ariko nta muntu udatekereza nta muntu udatekereza nta muntu udatekereza buriya nta muntu udatekereza arawoza akicara ibyo bitekereza akabyibara oya iyo adafite ibitekerezo urabimuha kuko Imana ibahuje ifite impamvu ushobora kuba nta bitekerezo ufite ariko ukabima cyangwa nanjye nkashanga nta bitekerezo ufite ariko nanjye nkabiguha ariko wagize umutima w'ubuntu wabyemeye nakuvuga ngo nge nagusanze muri ghetto ngo urumva ngo birantunguye oya niba ufite umutima twereka turacyari ku mutima nawe turacyari ku mutima w'umuntu niyo umuntu ufite umuntu naho wamusanga muri rugori mwabana gusa nta abantu babaye mu mateme sine abantu babaye bacumbitse yego ariko bakabaho nta abantu babaye mu cyumba kimwe se ariko batakiri mu cyumba kimwe rero ntago umutima nta mu bushake nibwo ngombwa yego ugasoza tugana ku musozo ari ubuhe butumwa yaba bari kubaka uyu munsi yaba abubatse n'ubundi bafite ingo ariko nazo zitameze neza bakwiye kutuma zimera neza ubushake buri muri bo nushaka urugo rwawe ruba nabi ruzaba nabi ahubwo nushaka ko ruba rwiza ruzaba rwiza nushaka kugira umuryango mwiza birashoboka biri muri wowe ngewe kugira umuryango mwiza biri muri ngewe gusa neza biri muri ngewe kubaho neza biri muri ngewe ninjye ubifite Imana izashyigikira Imana yabwiye Mose avuga ngo Mose ufite iki ngo merewe nuko ngo Imana yaguhaye ibyangombwa nawe uratekereza nayo ije gushyigikira nuko rero abo bafite ingombi nibagerageze zibe nziza sibyo hari ukuntu abantu bashwana ugasanga umuntu arakunanije mu by'ukuri kaba ikintu nabonye iyo umuntu ashobora buryo unanirwa ari we winanije ndabyemera kuko umuntu ashobora kuvuga ngo arakora ibintu ngo akunanize
ariko we nta bushake ntubiha umwanya ntabwo byakunaniza. Rero icyo nshaka kuvuga ngo niba umuntu agiye kubaka, tekereza ko ugiye kubaka kandi kubaka atari ugukina. Ubu kuvuga ngo ngenda ashaka kugira umuryango mwiza hano mu isi, byanze bikunze Imana izarebe kanishimira. Ikindi abadafite ingo nziza n'ugusenga muri we hakabaho kubaho neza. Kuko nushaka kubaho neza uzabaho neza, kandi nushaka kubaho nabi uzabaho nabi. Nushaka guhora ubabaye uzahora ubabaye, bakujyana urusuro n'ahandi ubabaye. Ariko nushaka guhora wishimye uzishima, uhore wishima. Rero mu by'ukuri ikindi tuvuga namwe n'urubyiruko, mu by'ukuri mukuri ibintu mwabitekerejeho kandi mwo guhemuka. Ni umukobwa agukunze nawe mukunde, wivuga ngo byarantunguye. Satani yo kwereka ngo kunubone mama avuga ngo kuriya ngo ni usa neza, kuriya ngo ni ukora hariya muri Matewusi, kuriya ngo we ntacyo afite, ngo nta nibitekerezo ngo nafite, ngo nukwirirwa gusa yicara ngo arya. Oya, niba yicara arya mubwire ngo ariko dore ibiryo, ariko dore aho waca ukabikura twese tugahuza. Ariko wimurebera mu bintu, wirebera umuntu mu bintu, kuko ibintu birashira ariko umuntu ntibushira. Ibi byose turimo, izi ngo zose turimo twerurira abantu, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Urugo Imana yaguhaye, hari igeregewe nk'Imana yarampaye urugo, wenda ashobora kuzahabwa ijuru kubw'urugo Imana yampaye, kambwira ati nukuri kubw'abana naguhaye, kubw'umugabo naguhaye, warabasengeye, wakoze ibyo ari ngombwa gukora, akina nguha ijuru. Yego. Cyangwa kambwira ati reka nongere nguye kurama, kanongere nguye kurama kuko ndabona ngufitemo inyungu. Ngiye bishatse kuvuga kabakara, yereka ngo utiza indi myaka igiye dutiza Imana. Yego. Rero mu by'ukuri kabaka nawe niba ugiye kubaka, ejo tutazabona ngo umugore wa umwana w'abandi ngo azarire ngo rwose ngo kabaka ngo yarampemukiye. Nukuri ntabwo ari ishema kaba. Nukuri ntabwo ari ishema. Ntuza si vuba nta n'ikibazo, yenda niba ari nava nta kibazo gihari. Yego. Ariko reka tubwire abantu bari mu buzima bwo guhemuka ntabwo ari byiza. Kumva ko runaka yarira ku bwawe ntabwo ari byiza. Kumva ko runaka yabaho nabi kandi hari impamvu nawe wabiteye ntabwo ari byiza. Imana ibahe umugisha. Reka ngushimire. Urakoze.